Sohoka nizere ko mumeze neza cyane, mumaze iminsi mubona umusista mwiza ukiri muto arimo inkuru trendinga yuko akina muri industry cinema nyarwanda. Ni filime irimo gutegurwa mu rwego ruri hejuru cyane, bayita Isano y'urukundo. Aka kanya turi kumwe mu kiganiro, ngire ngo yaza kubibwira. Amazina yawe bakwita? Amazina ukoresha muri sinema ndetse n'amazina yawe bwite. Yes, ati amazina yanjye nkoresha ni Pop Nicky. Murumva ko ni amazina meza cyane. Pop Nicky watangiye sinema ryayo? Shize imyaka 2 utangiye sinema nyarwanda. Ni irihe tandukaniro ubona muri sinema yo mu Rwanda ndetse na sinema zo mu mahanga? Kenshi dukunda kubona abantu bo mu mahanga bakora sinema nyarwanda ukabona zirakwikirwa cyane ku rwego ruri hejuru cyane. Ni uruhe ruhare wagira muri sinema nyarwanda kugira ngo byibura no muri Afrika yacu bwacu turimo babone ko abanyarwanda bashoboye? Yes guys, avuze ati support iri hasi cyane. Ubwo sinzi aho ushaka kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda nta bikoresho gifite, nta bushobozi. Yego. Ako nyine hari ukuntu izo hanze Guys, nizere ko rero umeze neza cyane, n'ubundi ni wa mukobwa tuti kumwe kuri kamera za TikTok Rwanda. Amazina watangiye muri sinema nyarwanda ukoresha n'ubundi ndakeka ari yayandi. Ni iyihe filime watangiyemo bwa mbere muri sinema nyarwanda? Filime natangiyemo bwa mbere ni TikTok Rwanda. Ati ni iyihe mpamvu filime TikTok Rwanda wacyarimo cyangwa wayivuyemo? Ntabwo ukirimo. Ni iki cyaguteye kuva muri filime ya TikTok Rwanda? Yego. Corona hari muri Covid. Yego. Amasaha ari ikibazo, ibintu by'ubukamanwa, tsinda gasaba bakagufasha kugera muri stade. Ugasanga ntabwo bigiye biri ku murongo neza, bamwe babura abandi nibo baje kuboneka bitewe. Yes, ati imbogamizi zari ziri ku bintu bigendanye n'umuteguro wagaragaraga muri COVID-19, dore ko ari n'icyorezo cyazengereje abatuye isi bose kikajya kibagonga ndetse no mu masaha. Yes, ubu ngubu urimo urakina muri filime bita ngo iki? Yes, ni irihe tandukaniro noneho uri kubona riri hagati y'Isano y'urukundo ndetse na TikTok Rwanda? Kenshi dore ko iyi ngiyi muri kuyikina bisa nkaho COVID-19 yagendesheje maguru makeya. By'amasaha biri kutitandukanye n'imbogamizi zo muri kiragiye twakinaga muri TikTok hari hakiri Covid cyane. Ubu ngubu abantu baraboneka amasaha nubwo nari ikibazo. Uri n'umusitari? Iyo tatuwaje wayishyizeho mu mwaka wa ryari? Wayishyizeho utangiye sinema nyarwanda, wayishyizeho utarayitangira? Yes, akenshi bakunda kutubwira ngo umukobwa uje muri sinema nyarwanda cyangwa se ugiye mu ruganda runaka abanza ubwe kwitanga cyangwa se icyo twakita gutanga ruswa y'igitsina. Wowe byagenze gute kugira ngo muri industry sinema nyarwanda bakwakire? Yego. Jewe narabisabye birakunda ariko ntabwo ibyo nyine kenshi bibaho. Yego. Kenshi nk'aba director. Yego. Abakinisha movie ibyo ngibyo bagendera ku bakobwa ati kugira ujye muri filime yanjye tugomba kubikora nyine. Yego. Nako gisiko byagenze. Alright,
ubusanzwe tumenyereye yuko social media ziba ari iz'abakire bagukoresha muri industry runaka, yaba industry ya muzika cyangwa se industry ya cinema bisanzwe. Ubu ngubu aka kanya umuntu akeneye kuvuga ati Nicky namukura hehe, Nicky kugira ngo tuganire, Nicky kugira ngo ducilinge, wenda nanjye zaze muri industry yanjye, byansaba izihe nzira kugira ngo mugere? Ukoresha izihe social media ubundi ubusanzwe? nkoresha TikTok na Instagram. Yes. Hose ni Pop Nicky. Yes, ati nkoresha Instagram ndetse na Twitter ndetse na Facebook, ubwo nako mwongereyeho, ariko ati niho wansanga. Akenshi dukunda kujya tuganira n'abastar, twabandikira ntibadusubize, benshi bakavuga ati nuko twiryaho, abandi bati abastar usanga social media atari niza, bari abantu babiyitiriye. Wowe niko bimeze? Yes.